Indwi Kamena mwaka w'1942 yishwe ku itariki 20 Ukwakira muri 2011. Ubu imyaka igiye kuba 10 yishwe. Yarazwi ku izina rya Colonel Gaddafi. Umutungo we muri 2001 wabarirwaga kuri biliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo wa perezida wa Libya kuva mu mwaka w'1939 ubwo yari amaze guhirika ubutegetsi bwariho, apfa ku itariki 20 Ukwakira muri 2011. Umuryango wa Gaddafi wari ukennye cyane, uwo yavukagamo ukaba mu bwoko buto cyane bwa Arabs Babas, aribo bakunze kwitwa ba Kadafa. Gaddafi yize amashuri abanza mu Kisilamu, yarangije amashuri yisumbuye ahitwa Misurata, aho yari afite umuntu umwishyurira, ntabwo yari afite n'ubushobozi bwo kwiyishyurira amashuri. Icyo gihe mu myigire ye yibandaga cyane ku isomo ry'amateka. Libya nk'igihugu cy'Abarabu rero mu bihe byashize kujya mu gisirikare ndetse no kuba abasirikari bo mu rwego rwo hejuru byabagaho cyane nyuma y'ubwigenge, kuko igisirikare cyatumaga abantu bo mu miryango ikennye bashobora gukomeza za kaminuza, kandi bwari bwo buryo bwonyine bushobora cyangwa se bushoboka bwo kwinjira muri politike ku buryo bwihuse. Gaddafi nawe yinjiye mu ishuri rya gisirikari rya Benghazi mu mwaka w'1961. Ahanga yari kumwe na bamwe mu nshuti ze, bakaba bararangije mu mwaka w'1965 kugeza mu mwaka w'1966. Nyuma yaho yoherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Bwongereza. Nino Gaddafi yatangiriye gupanga gahunda yo guhirika ingoma ya cyami. Muri aya masomo kandi yaje no koherezwa muri Hellenic Military Academy ni muri Athens mu Bugereki. Hanyuma tariki ya mbere Nzeri mwaka w'1969 ikipe y'abasirikari bato bari bayobowe na Gaddafi bahiritse ubutegetsi, coup d'etat. Icyo gihe umwami Idris niwe wari uri ku ngoma. Icyo gihe yagiye mu gihugu cya Turukiya, yaragiye kwivuza. Gaddafi n'abasore bato baraza barahirika ubutegetsi, ingoma ya cyami iva hityo. Gaddafi atangaza Repubulika ya Libya. Ubwo yari amaze kuba perezida yahinduye igihugu cye cyane aba umwanzi w'abanyaburayi. Ibi byatumye abataliyani babaga muri Libya bahambira utwabo. Yigeze gutanga itegeko ryo kuba buri muntu wese w'umunyamahanga yava mu gihugu cya Libya, by'umwihariko abataliyani nyine babaga muri Libya baragenda. Mu mwaka w'1970 yashyizeho umwanya wa minisitiri w'intebe, ariko kuko ari we byose wabikoraga yamushyizeho mu mwaka w'1972. Gusa ngo kimwe n'abandi basirikari bagize uruhare muri revolution y'ibihugu byabo, Gaddafi ntabwo yizamuye ku ipeti ry'ikirenga rya generali, ahubwo yemeye kuguma ku ipeti rya colonel, ari naryo nyine yahamyeho kugeza aho yapfiriye. Mu mwaka w'1973 Gaddafi yakuyeho amategeko yose maze ashyiraho itegeko rya Sharia. Yashyize imbaraga mu bukungu, yashyize imbaraga mu burezi no mu idini ya Islam. Ibi ngibi binagaragara mu gitabo cye yise Green Book, cyagaragayemo amatwara ye. Gisohoye mu byiciro bitatu, mu mwaka w'1975 no mu mwaka w'1979. Gaddafi yashyize imbaraga mu bya gisirikari, agerageza kugura intwaro za kirimbuzi mu Bushinwa mu mwaka w'1977. Agerageza kugura bombe ya kirimbuzi muri Pakistan, agura mu Buhinde. Yashinjwe na benshi gukora intwaro za kirimbuzi. Ikindi wazirikana kuri we nuko yari inshuti ya hafi ya Idi Amin. Uyu nguyu yari perezida wayoboye igihugu cya Uganda, kugezaho Idi Amin yarongoye umukobwa wa Gaddafi, ariko nyuma baje gutandukana. Ibi ngibi nabyo ni bimwe mu bintu wamenya kuri Gaddafi. Colonel Muammar Gaddafi yamaze imyaka 42 ari perezida wa Libya. Yarazwi cyane nka perezida warindwaga n'abagore, akanakunda kwibera mu ihema igihe cyose yasuye amahanga. Yanakunze kandi gushyirwa mu majwi n'amahanga kuba yarashyigikiye udutsiko tw'ibyihebe. Nyuma y'amezi asaga 8 Gaddafi ahanganye n'abigometse ku butegetsi bwe. Ku itariki 20 Ukwakira 2011 nabwo yabashije kwikura mu maboko y'abamurwanyaga, baramurasa baramuhitana.
minisitiri w'intebe w'akanama k'abari bigometse ku butegetsi bwa Gaddafi Mohamed Jibril ku munsi w'urupfu rw'uyu mugabo wabaye igihangange ku isi yatangaje ko yapfuye azize ibikomere byo mu mutwe byatewe n'isasu yarashwe n'indege za NATO. Gusa ibi benshi babyamaganiye kure bashimangira ko Gaddafi yishwe n'ingabo za CNT yari ihuriwemo n'abarwanyaga ubutegetsi bwa Colonel Gaddafi. Mu buzima bwe yari akomeye cyane ku myemerere ya Islam. Igihugu cye cyagenderaga ku mategeko ya Sharia, ni ukuvuga ko hagenderwaga ku mategeko nyine ashingiye ku myemerere ya Islam aho gukoresha amategeko ibindi bihugu bikoresha ashingiye ku by'uburenganzira bwa muntu. Hakunze kuvuga ko Gaddafi yaba yarishwe agambaniwe n'abazungu nyuma y'uko yari yaratangiye gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe ku bihugu byose bya Afurika. Ibi ngibi byari gutuma Afurika itongera gukenera cyane kwishingikiriza ku mahanga ku bijyanye n'ubukungu. Yayoboye Libya mu gihe cy'imyaka 42 n'iminsi 49. Ijambo yagejeje ku banyalibiya ku nshuro ya nyuma mbere y'uko apfa. Gaddafi yagarutse ku kuba yarakoze ibyo ashoboye byose ngo igihugu cye gitere imbere mu by'ubuzima, mu by'ubukungu bushingiye ku mibereho y'abaturage. Ubwo yapfaga yaravuze ngo Libya yabarurwaga ubwo ajya gupfa Libya yabarurwaga nk'igihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage babayeho neza n'igipimo cy'uburambe kiri hejuru, Esperance de vie. Muri iryo jambo yatunze agatoki Obama, ijambo rya nyuma avuga ko ari mwene wabo w'umunyafurika ushaka kumwica. Yaravuze ngo uyu munsi nugarijwe n'ibitero by'ingabo zikomeye mu mateka y'isi. Umwana wanjye w'umunyafurika Obama arashaka kunyica ngo yambure ubwigenge igihugu cyacu, atwambura amazu atishyurwa. Buri muturage wo muri Libya yabaga mu nzu itishyurwa, ubuzima bw'ubuntu, uburezi butagize ikiguzi. Umuntu yarigaga akageza ubwo ananirwa, yarize araruha. Muri Libya umuntu yarigaga akaruha, ubuvuzi ukivuza ukaruha, ibyo kurya by'ubuntu ukarya ukaruha. Icyo gihe Gaddafi yaravugaga ngo Obama arashaka kubisimbuza uburyo bw'abanyamerika ibayeho mu busambo bwitwa kapitalisme. Aravuga ati ariko twebwe tuzi icyo ivuga n'icyo ishaka. Imyemerere iyoboye isi ivuga ko abanyamafaranga batwara ibihugu, batwara isi ari uko abaturage bahangayitse. Ni ukuvuga iyo umuturage ahangayitse nibwo umunyamafaranga ayobora isi. Icyo nicyo Gaddafi yashinjaga Amerika, avuga yuko ari bwo butegetsi bashaka kuzana muri Libya, kandi koko byarabaye. Amaze kwitaba Imana, Libya yakomerejeho igihugu gihoramo intambara zishingiye ku byihebe bigendera ku mahame akarishye ya Islamu. Udutsiko tw'abarwanyi bo mu moko atandukanye bo muri iki gihugu byose byahitanye abantu benshi, ibihumbi n'ibihumbi. Libya yaje kuba igihugu kibi nk'uko ubuhanuzi bwa Gaddafi bwabigarutseho. Amwe mu magambo ye yarakomeye cyane ariko yahinduye benshi. Nawe yahindura ubuzima bwawe niba wumva inzu y'ibitabo koko. Gaddafi yigeze kuvuga ngo hariho ibimenyetso byerekana ko Allah azaha Islam insinzi mu Burayi. Nta nkota, nta mbunda. Miliyoni 50 z'abayisilamu bo mu Burayi bazayihindura umugabane w'abayisilamu mu myaka mike gusa. Yapfuye atarabibona. Yaravuze ngo n'ubujiji bukomeye cyane cyagiye ugira ubwoba bw'ikintu utazi, utaranabonaho na rimwe, icyo kintu kikakubuza gufata umugisha wawe. Nibyo abantu benshi bamara imyaka y'ubuzima bwabo babaho ubuzima bumwe kandi bubi budahinduka kubwo gutinya ibyo batarabona, bataranacamo. Impamvu abantu ngo batize amashuri menshi cyangwa se batigeze baniga ari bo bakira kurusha bize, nuko abantu bize bagira analize nyinshi zo gutinya ibyo batazi, bagira amakenga cyane yo gufata ibyemezo. Mu gihe umuntu utarize aba yifitemo imbaraga zo gufata icyemezo atitaye ku ngaruka, kuko ako kantu ko gutinya ingaruka ntako bigiramo. Umuntu wize ashyiramo imibare myinshi, umuntu utarize nta mibare aba afite, warakora kuko naba natekereza ko byagira ingaruka. Niyo mpamvu uzabona imiturirwa myinshi iri mu mujyi utuyemo abantu batize aribo bayitunze. Hari ahantu twari twicaye ahantu barambwira ati ntureba uriya mujyi wa Muhanga, aya mazu yose ubona azamutse nta muntu n'umwe utunze iyi nzu warangije kaminuza, n'uwize cyane yarangije ayisumbuye gusa. Ikigaragaza yuko abantu bize bazana imibare myinshi mu gufata risiki. Umuntu utarize nta mibare azanamo, warakora.
apfa kuba bamubwiye ati hariya hari akantu ajyayo, nta risike aba ashaka, nta n'iyo azi. Gaddafi yarabivuze cyane, yaravuze ngo nubwo hazabaho igihe utazumva ijwi ryanjye, ntuzacike intege, ntuzihebe, ntuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye intsinzi. Uretse n'ijwi rya Gaddafi, hari n'igihe uzagera mu buzima n'ijwi ry'Imana ukaribura. Uretse iri jwi rya Gaddafi, hari igihe uzageramo mu buzima n'ijwi ry'Imana riguhumuriza uribure, aho ukomanze hose ntihagire umuntu kumva. Icyo gihe nabwo ntuzacike intege, ntuzihebe, ntuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye intsinzi. Gaddafi yaravuze ngo nta muntu upfa, urupfu ntirubaho. Ikibaho gusa abantu bita gupfa ni ukujya ku rundi rwego rw'imitekerereze, kujya mu isi nshya itazwi. Bise binyuze ijambo Karasira Aimable yavuze ngo iyo upfuye uba usubiye mu buzima wahozemo utaraza ku isi. Gaddafi yaravuze ngo umuntu wese utankunda ntakwiriye kubaho. Aravuga ngo ibikorwa n'imyitwarire, ubuzima bwose bwaba bwiza cyangwa bubi ni uburyo ubyitwaramo. Burya ugumana ubuzima bwiza bitewe n'uburyo witwara mu buzima bwose unyuramo. Ugumana ubuzima bubi bitewe n'uburyo ubyitwaramo. Hari n'umuvandimwe witwa Engineer wambwiye ngo burya no gukira nabyo ni character, ni imyitwarire. Hari umuntu uba wifitemo imibereho yo gukira, hari n'undi utabyifitemo ku buryo nubwo wamuha miliyari y'amadolari nta kintu yamumarira, ariko hakaba undi waha miliyoni imwe gusa y'amanyarwanda akayabyaza umusaruro agakira. Gukira nabyo ni character, uburyo witwara. Hari abantu bitwara nk'abakire mpaka, yaba afite duke cyangwa twinshi. N'ubuzima tubamo bwaba bubi cyangwa se bwiza ni character. Hari umuntu uhorana inyatsi, nyine afite character yo guhorana inyatsi. Kuko inyatsi ku ruhande rumwe ntabwo ibaho, ahubwo character ufite umuntu ayisobanuye mu buryo bw'imyumvire y'abantu bose wavuga ko ari nk'inyatsi, ku buryo nubwo wamuha ibiki inyatsi zitabura. Wanabona akazi keza ariko ukabona ejo bundi yasubiye hasi. Gaddafi yaravuze ngo iyo umutegetsi abaye umunyamadini ntibyashoboka ko uganira nawe. Iyo umuntu ategeka mu izina ry'amadini, ugasanga perezida w'igihugu yihebeye idini, ubuzima bw'abaturage ngo buhinduka ikuzimu. Niko Gaddafi yavuze, iyo umutegetsi abaye umunyamadini ubuzima bw'abaturage buhinduka ikuzimu. Yaravuze ngo nta gihombo na kimwe kiza kubw'impanuka, nta gutsindwa kuza kubw'impanuka. Buri kibi cyose kikubaho mu buzima 50% ubu bifitemo uruhare. Ntukajye uhorana impamvu z'urwitwazo ku biba mu buzima bwawe bibi. 50% usubiza amaso inyuma wasanga ubifitemo uruhare. Yaravuze ngo nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Iyo uhora uhanze amaso ufite kuguha ibyo ukeneye, uhinduka umucakara we. Ibi ni ukuri. Iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye, uhinduka umucakara we. Nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Niyo mpamvu hari umugabo wakubwiye ngo niba ukunda umuryango wawe uzashake ukuntu wubaka business yawe kurusha uko washaka akazi kaguhemba ku kwezi. Iyo ukora akazi kaguhemba ku kwezi uhinduka umucakara wa bosi wawe, kubera ko uhora uhanze amaso ibyo azaguha, uhora hanze amaso ko azaguha ibyo ukeneye. Nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye, uhinduka umucakara we. Yaravuze ngo uzarinde ubwonko bwawe, uzarinde ubwonko bwawe kugira umuvuduko mwinshi urenze umutimanama wawe, kuko umutimanama wawe wabasha kuguruka, ariko akaga katuruka ku byemezo ubwonko bwawe buzafata kashyira umubiri wawe mu irimbi. Buri muntu wese agira amajwi abiri amurwaniramo, rimwe n'umutimanama wawe, irindi ni iry'ubwonko bwawe. Umvira umutimanama wawe kurusha icyemezo cy'ubwonko bwawe, kubera ko umutimanama wawe nutawumvira, nuhura n'akaga umutimanama uzaguruka, roho yawe izaguruka, ariko ubwonko bwawe nibugukoresha amakosa n'umubiri wawe uzabigenderamo. Gaddafi yaravuze ngo abahanuzi bose bakomeye bo mu bihe byanjye baturutse mu butayu kandi ntabwo bigeze biga. Urugero ni Muhammad, intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha.
urundi rugero ngo ni Yesu, urundi rugero ngo ni Kadafi, nawe ubwe ngo ni umuhanuzi ngo waturutse mu butayu kandi utarize. Kadafi yaravuze ngo guhatira ikiremwa muntu kwiga ukurikije integanyanyigisho zashyizweho nacyo ni igikorwa cy'igitugu. Buriya kwigisha neza umuntu ni ukumuha umurongo ubundi agakoresha ubwonko akiyigisha, kubera ko amasomo twiga yagiye ashyirwaho n'abantu bakurikije inyungu zabo. Niyo mpamvu amateka y'u Rwanda twize mu mashuri uyagereranyije n'amateka twize ya ba Hitler, wasanga yo twize ya ba Hitler ariyo menshi cyane ugereranyije n'amateka yacu y'u Rwanda. Kubera integanyanyigisho nyine twigiyeho. Ugasanga umuntu azi amateka ya Hitler, azi igihugu cya Amerika n'abantu bagiye bakivumbura, ariko umubajije amateka y'u Rwanda nta kintu na kimwe yakubwira, kubera integanyanyigisho zashyizweho, igikorwa cy'igitugu. Guhatira ikiremwa muntu kwiga ukurikije integanyanyigisho zashyizweho nacyo ubwacyo ngo ni igitugu. Kuri Kadafi yaravuze ngo umubyeyi ukushije umwana kugeza mu bugimbi niwe wenyine ushobora gusobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Gukuza umwana ukabona ageze mu bugimbi cyangwa ubwangavu, ibyo byonyine ngo byatuma usobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Ibi nabigereranya na bya bindi bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Yaravuze ngo hariho amakosa akomeye nko kuvuga ko Yesu yaje nk'intumwa ku bantu bose. Kadafi yaravugaga ngo Yesu ni intumwa ku Bayisirayeli gusa. Ubukristo ntabwo ari ukwizera kwagenewe Abanyafurika. Abandi bantu batari Abisirayeli ngo nta hantu bahuriye n'iryo dini ryizera Yesu. Ngo tuzajya Yerusalemu hariya muri Isirayeli, kandi ni Abayisirayeli bagakwiriye ngo kubivuga. Kuri Kadafi ntabwo ari Abanyafurika bakavuze ngo bazasubira muri Isirayeli, nako muri Yerusalemu. Yerusalemu ni umurwa mukuru wa Isirayeli, ariko abantu bagahora ngo babiririmba. Kadafi ntabwo mwakumvikana. Hanyuma yaravuze ngo urukundo rutangirana n'inseko, rugakurana n'amabizu, rugasazana n'uburiri, rugasozwa n'amarira. Ko nuko urukundo rukura. Yaravuze ngo ndi umuyobozi mpuzamahanga mpagarariye abategetsi b'Abarabu bose, ndi umwami wa Afurika, ndi umukuru w'Abayisilamu, kandi uko ngaragara mu ruhando mpuzamahanga ntibinyemerera kujya mu rwego rwo hasi. Yaravuze ngo nta gihugu gifite demokarasi ku mubumbe w'isi uretse Libya. Aravuga ngo niba hariho umukino w'iteramakofi no kurwana, ni igihamya ko abantu batigeze bakuraho imyitwarire yose y'ubunyamaswa. Abantu baracyifitemo kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Itegeko ry'ishyamba ngo riracyahari niba hakiriho imikino yo kurwana. Itegeko ry'ishyamba narabibabwiye. Ari undi mugabo wigeze kubivuga yitwa Napoleon Bonaparte. Yaravuze ngo ikiremwa muntu cyakwikarakaza kose gihunga ishyamba ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Iri tegeko yavugaga ari igitabo cyitwa Rule of the Jungle, gisobanura ko ibiremwa byose bigendera ku itegeko ry'ishyamba, akaruta kandi karakamira. Haba mu bivanyanja, ibifi binini bimira udute. Ibivanyanja nyine amafi manini amira mato. Mu ishyamba ibiti bihora birwana no gukura, ibirushije ibindi kwegera hejuru bikaryamira ibito. Burya ibiti birebire biraramba ugereranyije n'uduti duto. No ku nyamaswa mu ishyamba niko byahoze. Inyamaswa z'imbaraga zirya ino, indya byatsi zikaribwa n'indyanyama, indya byatsi nazo zikarya ibyatsi. Uzareba ibiti binini ntabwo byaribwa n'indya byatsi, ariko ibyatsi byo hasi za jirafe zirabirya. Ngo iyo hatabaho umuriro ubundi ikiremwa muntu kiba kikiri mu ishyamba, kubera ko umuriro niwo watumye ngo ibintu byose biriho bikura, unatuma ikiremwa muntu kibasha gusumba izindi nyamaswa zose mu ishyamba mu bijyanye n'ubwenge. Ubwenge bw'umuntu bwakujijwe no kuba umuntu yaravumbuye umuriro, akabasha guteka ibiribwa bigatuma igifu kigabanyirizwa akazi kabo. Iyo igifu kibaye gito ubwenge burakura. Uko igifu kigabanuka rero mu kazi niko n'ubwonko bukura cyane. Ubu ni ubushakashatsi. Kadafi yarabisobanuye cyane ngo niba imirwano ikibaho hakiriho za karate, abantu bakajya kwiga ibintu by'iteramakofe, ni ikigaragaza ko itegeko ry'ishyamba ritaratuvamo. Gusa uko isi iyoboye ubu ngubu ntabwo hakiri itegeko ry'ishyamba. Ubu ngubu kurusha ubwonko arakuyobora. Mu
gihe kera indwanyi zose za kera uzarebe ba Alexander the Great n'izindi ndwanyi zabayeho, uwakurushaga imbaraga niwe wayoboraga. Ariko ubu ngubu kurusha ubwonko uzareba abakire bose bo ku isi. Kera umuntu wabaga ari umukire ku isi yabaga ari indwanyi y'akataraboneka, ariko ubu ngubu umukire niwe wakoze ubwonko. Aho kugira ngo utakaze umwanya wawe ukora akaboko, uterura ibyuma, ukora agatuza, umwanya wawe utakaza ukora ubwonko. Ukurusha ubwonko arakuyobora. Mu magambo yose Kadafi yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Iri naryo jambo rya nyuma Kadafi yavuze mbere yuko ashira mu mwuka. Kadafi yaravuze ngo niki nabakoreye. Yabwiraga abanyalibiya, abwira abanyafurika, abwiraga n'abantu bashakaga kumwica. Niki nabakoreye. Yahise ashira mu mwuka, asubira mu nda y'isi. Umutungo wose ari mu baherwe ba mbere muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, biliyoni 200. Uyu Bill Gates turirimba afite biliyoni 100. Kadafi yari afite biliyoni 200. Yari umuherwe, asubira mu nda y'isi yambaye ubusa. Uko yaje bita bingarura kuri Alexander the Great. Bagiye kumushyingura, aravuga ati mbere yuko munshyingura ndashaka ikintu kimwe. Nako ni ijambo yavuze mbere yuko apfa. Aravuga ati umunsi nzaba ngiye gupfa amaboko yanjye muzayasiga imusozi, ntimuzayahambe. Abantu bose bazabone ko ngiye the Great warwanye nkafata isi yose, nkatunga byose bibaho, subiye mu nda y'isi ntacyo njyanye. Kadafi nuko byagenze, urupfu rwamutwaye gutyo.